Ino TV. Ntabwo ngiye mvuga ko ndi proud ya single mother. Ni insinzwe nagize. N'Imana yaravuze ubwayo ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ikamuremera umufasha. Bivuze ngo ufite irungu disi. Ni ukuri kuba wenyine birababaza. Ntabwo ari ibintu biryoshye. Kuba single mother ni nk'ibyago wisangamo. Ni none se ukubona ko abona wishimye unyuzwe bisa n'ibyo. Nishimye kuko Imana mbana nayo. Wow. Kandi ibyo byishimo. Ariko ntago nabwira abanyarwanda cyangwa isi yose ngo ndi proud ya single. Yo bungo wawe. Babyita kwiyakira, uriyakira nyine icyo udafite utari bwihe. Uratuza nyine ugasenga Imana undi kayishyira mu biganza. Kagushoboza kurwana iyo ntambara. Uravuga uti naratsinzwe, waduhaye nyine ingero nyinshi kandi nakubwira ngo komera n'abadukurikiye ndatekereza ko ari commentaire bari buze kuduha. Uyu munsi Imana iguhaye andi mahirwe. Sijyo? Mu byukuri ubitubwiza ukuri nkuko donc ubigaragaza nyine mu mvugo yawe. Ino TV. Likinga, kora subscribe, gutya. Guhoberana namwe bikura ibicuro ku mutima, inshuti magara nifite akuka igushyingura utayitumyeho ngo yihe amabwiriza. Jya wiga kubanira neza abandi, ijuru rizaguhemba. Uwima umuto abayimye umukungu, ntukarye amanwa aho akavuze, ariko kandi ntugate n'umwanya aho utakavuze. Ntukaburire Imana umwanya mu byo ukora byose, cyane ko ubutunzi bw'isi buyoyoka nk'igicu. Nakiriye Esteri, ndabizi ko mwamukunze. No mutayera araza kubivimuzi abigere imuzingo. Dusezerana ko tuzaganira by'umwihariko turi mu rugo twicaye dutuje tumeze neza. Wakoze kunjakira Esther. Ni karibu cyane. Amakuru ki? Turashima Imana. Yego. Ni ngewe rero tayeri wanyu niyo mukiza Esther. Uzwi ku izina rya Sine. Kaga Sine ni nakibagiye kakantu koko. Sine ni izina ryanjye. Ntago njya ndisiga inyuma. Ko cyane cyane ko ndizwiho cyane mu kazi. Nkunda kurikoresha rero. Ntago naryibagirwa. Ubwo ni irya gatatu. Yego, ni irya gatatu. Ukabuzweho guseka cyane kandi neza uberewe, utwinyo turaho turi ku murongo dusa neza gutyo. Ntago mbizi ko bimbereye, gusa numva mbikunze, numva ari impano yanjye. Ariko tuganira bavugaga ko iyo usetse ngo barizihirwa cyane kurushaho. Ngira morale, ndasabana. Yego. Kandi nkunda abantu. Ubwo rero iyo ndi mu bantu nyine bari sawa cyane. Tuganira tukishima tugaseka. Ntago numva naba ndi mu bantu ntanezerewe. Abantu ntanezerewe mu ntanubwo nabamara mu mwanya. Niko bibeze. Oya. Ukaba uri umutayeri rero. Nkandi umutayeri. Udoda imyenda. Kabisa. Udoda marido. Yego. Udoda amashuka. Udoda amasmirkwire, udoda upima inzu rwose ukayidekora upima inzu nkaza nkayirebera amarido meza, nkayirebera amarido ajyanye n'amarange, ajyanye n'ibikoresho biri mu nzu, nkadekora inzu ikaba nziza, nkakora salle à manger, ngashyiraho amasupra ajyanye n'igihe. Umva mbese ubundi umuntu nkoresheje arishima kandi nanjye nkanezera. Uwo niwe tugiye kuganira ngira ngo muri kumubona amashusho meza, udufoto twiza, taye nuko iteye ngo irangaza benshi, ariko taye yawe abantu nabara abatayeri barakonfirimye. Wayi kwera iki n'abadamu bakonfirima? Oya namakabya nkuru. Ntago nteye bidasanzwe. Hari abateye neza. Hari abantu tureba tukabona. Nawe uri muri abo. Ntabwo nabyemeza, ariko iyo babimbwiye ndababwa merci. Yego. Ntago ari nyine iyo akubwiye ko uteye neza. Bigutera morale yo kumva wigiriye icyizere, ariko nanone ntiwabigenderaho ngo wumve ko wahagaritse ubuzima bw'abantu ngo ruteye neza. Imana niteye neza. Urungana mwiza cyane kabisa. Wadusezeranije ko tuzaganira. Nukuri. Kandi nagira ngo tuganire twimbike ikiganiro.
buriya umuntu iyo ari umuntu uteye nk'uko nguko uvuga nk'uko uri sociable nk'uko abantu bagira amatsiko yo kumenya uwo ari we. Turagira ngo tuganirize rero uri umudamu abana bangahe umugabo byose duhe story tuganire gato rwose. Abanyamakuru namwe mugira amatsiko numvaga bihagije ko umuntu yambonye uko nguko ahita amenya ibyo ari byose ko ndi umudamu ko ntabwo bareba ko ndi umugabo ariko nyine ko muyisabye yego na Bibiliya avuga ngo musabe muzahabwa. Wow urakoze cyane kahise. Yego ndi umudamu w'abana babiri. Yego nkaba ndi umusingo mada w'umudivorce. Murakoze. Numva ari kantu rero tugiye ko kaganira. Oya ntitukaganira. Reka tuyikore kuko ni ngombwa. Hari uburyo abantu nkamwe bakunze gufatwa muri societe rimwe na rimwe uburi hagati abasore abagabo abadamu bagenzi bawe nyine uburi muri kategori wihariye. Ubwo buzima mu by'ukuri mu bubaho gute umunsi ku munsi duhiye shusho. Ntago yabyoroshye cyane yuko ari ibintu umuntu nyine abatarakunze atarahisemo ubyisangamo rimwe na rimwe ariko nyine ukabyakira. Ariko ngewe ngiye kunyuranya n'abantu gatoya hari abo njya numva ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo ndi singo ngo mada ngo uri proud yabyo. Banyuzwe sinzi proud ntago nize menshi uramfasha. Proud bisobanura iki? Umuntu nyine ukubwira ko yabyakiriye yumva tekanye nta bindi. Aryohewe ukaburyoherwa no kuba single. Ngo barahari sinzi nyine kibitera ariko hari ubyiyemeza akavuga kumva ngo atuje ameze neza asa neza nk'uko usa. Ntago nibaza yuko kuba wakiriye ibintu bituma uba proud yabyo kuko n'Imana yaravuze ubwayo ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine reka muremera umufasha. Bivuze ngo ufite irungu disi. Oya ntabwo ari byo nshatse kuvuga ahubwo icyo nshatse kuvuga ugitega amatwi. Icyo nshatse kuvuga ni iki? Agata ari kurase kukabona rwose hari abantu bazakugabirage nabibonye. Murakoze cyane. Icyo nshatse kuvuga ni uko kuba single mada ni nk'ibyago wisangamo ni ntagari ni insinzwe no gutsindwa no gutsindwa. Nkanjye nagize amahirwe yo kuba mu muryango ngira umuryango papa na mama kandi ngira umuryango mwiza. Nzi kuba mu muryango mwiza icyo biri byo nzi gukurira mu muryango w'umupapa n'umumama bakundanye bafatanyije urugo. Nzi kuba nyine uri mu maboko y'ababyeyi bombi. Yego rero kumbwira ngo umwana wanjye nakwishimira ko ngarerwa nanjye njyenyine cyangwa yarerwa na se wenyine cyangwa mukabikora mutari hamwe. Nabandi umushinyaguzi ntago ngiye mvuga ko ndi proud ya single mother. Ni insinzwe nagize kandi sinibaza ko igihugu cyatsinzwe cyajya kikishimira insinzwe kikango kubera ngo natsinzwe ngo ndi proud yabyo. Reka insinzwe yose itera ipfunwe. Insinzwe yose ni igihombo. Bibaye byiza wasazira mu rugo rwawe gasazana n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe mukuzukuruza mukabona abuzukuru mukanezerwa n'abana. None haba bivuga ababigiza nkana ntago nakwinjira mu buzima bwabo buri muntu burya agira uko atwara ibintu. Ariko ngewe ku bwanjye uko nabitekereje mu buhanga bwanjye budahagije ako ko wiyoroshya cyane ko yare gukomeye n'Imana nta mpamvu zo kuvuga kuko waba ukomeye ute. Umuntu aroroheje pe umuntu aroroheje n'umuntu ushobora kuba ariho mu mwanya mutoya n'undi mwanya ibyo akaba atakiriho kandi yari generale cyangwa se yari umukire runaka se cyangwa yaracishiye bugufi dutungura ubwo kuvangura akomeye numva ari ukwibeshya. Ntago nkomeye pe akomeye Imana yandemye ntago nkomeye rwose. None se ukubona ko abona wishimye unyuzwe bisa n'ibyo yishimye kuko Imana mbana nayo kandi ibyo byishimo. Ariko ntago nabwira abanyarwanda cyangwa isi yose ngo ndi proud ya single. No naratsinzwe. Hari ibyo natsinzwe ngiye hari ababishoboye. Ubwo rero ntago najyaho muvuga ngo ndi proud ngo ya single mada. No naratsinzwe. Iyo umuntu atsinzwe hari ukuntu akora back akavuga ati ariko wakongera gahatana nkarwana. Cyo cyerekezo ujye ugitekerezaho nubwo wenda ibibazo mvizanye mbere. Abanyamakuru nyine tuba tubiteze.
twabizi ko mubaza cyane mukabaza abanyamakuru ni twe turabamenyesha amakuru ni wowe ufite amakuru umva murabaza ngo nakari mu nda y'ingoma ariko kuri mu nda y'ingoma ngo kamenywa n'uwayigize gutanga noneho ngo mama mushaka no kukamenya ariko icyo nabivugaho natangiriyeho nyine byo kuvuga ko atari byiza ko umuntu aba wenyine yego ni ukuri kuba wenyine birababaza ntabwo ari ibintu biryoshye noneho kwisanga uri kurera wenyine burya iyo ufatanyije n'uwo mwabyaranye biba ari sawa iyo umumama afite inshingano ze ariko n'umupapa afite inshingano ze mu buryo bwa finance mu buryo bw'igitsure mu rugo iyo umwana abonye papa atashye hari ukundi kuntu yiyumva akavuga ati hari amakosa ntakora mama ashobora kundega kuri dadi nyine icyo cyubahiro cy'umugabo kiba gikenewe mu rugo n'ubwo burere bw'umwana ku mubyeyi w'umumama nabwo buba bukenewe ubwo rero kurera wenyine ni ingorane nta munezero urimo ntibazakubeshye abafite umunezero bazatubwira neza ku meza mu buriri mu rugo biba bimeze gute umuntu umeze gutyo ntabwo nyine biba byoroshye ntabwo biba byoroshye ariko wiga kubana nabyo wiga kubana nabyo ngo babyita kwiyakira babyita kwiyakira wiyakira nyine icyo udafite utari bwihe uratuza nyine ugasenga imana undi ukayishyira mu biganza kakugushoboza kurwana iyo ntambara ntabwo biba byoroshye kurera wenyine kuba uri wenyine uba ukeneye sapoti ibyo ari byo byose abagore benshi bakunda gutegura amafunguro bagategurira abagabo kuri ayo meza wigeze kuvuga ukuntu saramanje ushobora kuyidekorera abantu nyine kabisa iyo shusho yiduhuye iyo uri wenyine biba bimeze gute uzi iyo ufite umutware muhuje mwumvikana arakubwira ati ngiye kuza mu rugo ukumvura ibyishimo ukajya mu gikoni wumva nyine ujya mu gikoni ya proud bavugaga ari ufite ahubwo ufite confidence ugategura ayo meza ugasasa ugahashashana kugira ngo ni president witeguye ariko abari na president wawe yabakaze ariko hari ukuntu aburi abagabo murubashywe cyane sinzi we niba mujya mubiha agaciro ariko abatabyemera kandi Imana ngo niko yabigize uzi ko hari ibiryo mu rugo abana n'umugore batateka bose adahari urugero ngo yagiye nko kubaha inyama bose atahari babigoranye bivuze ngo ako kanyama se ubu wagahaha we nyine ubukwe yanabaye bosi mu rugo iwanjye ariko bana we pega gahiza nukurura wabaye pe sorry iko nawe mwakirana ubwozo ukabanza ukamuhobera wowe nkurikije uko nkubona ni romantique cyane mu buriri se ibyo mu buriri tubyihana mu buriri hamenywa n'abo bantu babiri babugezeho ariko hari ukuntu ngo ugira inzozi ukavuga undi akagukora ati humura bijya bibaho buriya bibaho ati buriya bibaho nyine n'ubuzima butoroshye n'ubuzima uri kudusangiza kandi hari abadukurikiye bari muri ubu buzima nizere ko nta muntu turi gukomeretsa mutubabarire nyine tuba tugomba kuganira ni ngombwa uyu muntu nababwiza ukuri ni umuntu uzi kuganira ariko urumva ko ntabwo yishimye hari abajya nyine bavuga bati njyewe naranyuzwe ubundi burabiterwa n'iki kunyurwa kwabo rero ntabwo ntuzi ndavuga ibyanjye ku giti cyane n'abandi nabyibaza kuko buriya bafite ibibanyura ariko ndabyibaza nkumva sinanabyumva yewe simbyumva kuba waba uri wenyine kandi wakabaye uri kumwe n'undi muntu mufatanyije gusa nanone ku ruhande rumwe iyo umuntu ageze ku ruhande rwiza nanone aho kugira ngo ubane n'umuntu utazateka ngo utegure nyine wishimire nk'uwo mwami twahoze tuvuga yego hari wa wundi uza abishota umugeri atatekereza imbaraga watakajeho barahari ngo barahari hari uza watakaje izo mbaraga wataye icyo gihe wamugiye uri umutuguzi
akaza gusunika akaza ibintu akabwira abantu nabi uwo nguwo nawe abagira ngo yice ubuzima bwawe none aho kugira ngo uwo nguwo mukomeze abantu babayeho gutyo mutekereza ko society babandi mukorana bamwe mwaniganye bamwe mwashakiye igihe bamwe baguherekeje ujya gushyingirwa utekereza ko bagufata gute ntago single mother igihabwa agaciro ntago kuba uri single mother nta gaciro ufite muri society ngwiki none se ufite akahe warananiwe waratsinzwe abagore barakwishisha disi bagiye bakugirira icyizere we data we bafite abagabo abagore barakwishisha bati ayiwe bakaba bumva utaza no mu ngo zabo rimwe na rimwe ubundi no muri societe nyine babona ntago bagufata nk'umuntu nyine wakombye ibara aho nyine we waneshejwe umva simbizi ntago mfite uburyo simfite ijambo ry'ikinyarwanda ryiza nabisobanuramo ariko abo turi kuganira ndumva ari abanyarwanda n'abarundi bumva ururimi ndi kuvuga ari n'abera abazungu bajya bakurikira turafite benshi bagize ubwene gihugu abandi bakunda u Rwanda ubwo ibyo ndi kuvuga ibyo ndi gushaka kuvuga ndizera ko babyumva yego ntago iyo uri single mother muri single mother zirimo ibika urishishwa harimo ibika bibiri yego icyambere hari icyambere cy'umukobwa wabyariye iwawe burya nawe yatsinzwe yego disi nawe harimo insinzwe kuko nubwo ari ingorane yahuye nazo nubwo yabyaye atabishakaga ariko hari bahuye n'ingorane yahuye nazo urumva hari abahuye n'ibibazo yahuye nabyo bo babasha gutsinda babasha kwimariya babasha kugira iyo miryango rero kuba byamubayeho ntitwamutera ibuye ngo yakoze ishyano ariko nanone ntitwagenda ngo tubisigirize ngo nanone ngo byagenze neza yatsinzwe iyo watsinze urabizi muri mariage abantu bagushagaye wambaye agatimba wambitse papa ingofero wambitse mama ndabyifuriza abantu bose ryakamba buryo burimo guserebura iki insinzi rero iyo bitabayeho wa watsinzwe none waba proud y'insinzi ntabwo bibaho ndumva bigoye nanjye gusa icyo mubwira nuko atacika intege yego nanone ntiyagendera kuri ibyo ngibyo ngo avuge ngo natsinzwe umuntu ashobora gutsindwa kongera agatangira none agatangira afite intege burya kandi umuntu watsinzwe niwe ufite experience iyo agarutse agaruka no mu kibuga umukinnyi watsinzwe yamenye icyamutsinze naho yatsindiwe yego yagiye gukora interinoma none haza ari mubi cyane bigosha iyo aravuga ati ubutaha dore bantsindiye muri iriya nguni aravuga ati impamvu bansinze hari icangu bankubise rimeze gutya sinigeze ryito zikora ibyo koko agakorana uburakari ubwenge ubushishozi icyo mbabwira basingo mada bagenzi banjye ni ukutiheba ni ukudacika intege wari uri kuri rwa rugero rwa mbere yego rwa mbere rw'abasingo mada nyine b'abakobwa abakobwa batewe bari iwabo ntabwo bakwiye gucika intege nubwo batsinzwe ubutaha aho batsindiwe barahazi amagambo bababwiye kugira ngo batsinde barayazi ubutaha ntawaza yamubwira ashobora kugera ku nsinzi hirya akamba akaryambikwa akanaserebura insinzi akongera akagira umunezero wo yabujijwe kawugira kabiri abasingo madarero ba kabiri ni abatsinze rwa rugamba rwa mbere rw'ubukobwa bakambikwa ikamba rero iyo habayemo gutsindwa ni igikomere yego ni igikomere pe nkubwiza ukuri yaba ari uwatsinzwe yaba ari n'uwatsindishije ndimo ndavuga uwateye impagarara mu rugo bigatuma umwe mugenzi watsindwa ari we ari uwatsinzwe agira igikomere ari n'uwateye iyo nsinzwi mu rugo cyose nawe agira igikomere bagira ibikomere noneho ibikomere byabo byo birenze wa musingo mada wa mbere yarakomeretse n'umutima agira n'ibyago byo kubyara uwo mwana nako gusa n'ibyago ni amahirwe ntabwo ibyago ni ukubura umuntu kumubona sorry bambabarire ndibaza kugira ibyago ari ukubura umuntu naho kumubona ndumva ari amahirwe nubwo yamubonye mu buryo nyine
butanyuze mu nzira yifuzaga nawe ariko umuntu yabonetse ibyo ari byo byose uwo muntu azagira umumaro muri sosiyete, azagirira isi umumaro. Ariko igikomere cye gitandukanye n'icya single mother wa divorce. Gute? Kubera yuko we ntiyigeze agera mu rugo ngo arubemo, ntiyigeze abana n'uwo muntu, ntiyigeze amuhemukira ku rwego rugera hatsindwa. Hari abantu bazi guhemuka pe, akakubabaza umutima kugeza igihe ushobora no kurwara toroma, ushobora kuba wafata ibintu. Hari n'abajya biyahura, hari abajya indera bagafata imiti. Uwo single mother wa mbere ntabwo yigeze ahura n'icyo kigeragezo. Yego bose bahuriye mu busingwa ariko ntibahuye n'ibyo bintu uko bisa. Ikindi cya kabiri, abana bavukiye muri uwo musingo wo mu mada wa mbere, umwana ntiyigeze avukira mu muryango, ntago yigeze ahura na papa we ngo ntaga biza. Ariko abana bo musingo mada wa kabiri bo bafite ibikomere biri double, biri byikubye. Bigeze babona papa ataha mu rugo cyangwa babona mama ataha mu rugo. Twibanze ku basingo mada cyane, kandi n'abapapa nyine nabo sinzi aryo babita ngo nabaki ubwo abo tuzabagarukaho mu kiganiro gitaha nabo bafite izo ngorane. Nibyo kabisa. Ubwo rero abana nabo bagira ibikomere bikomeye cyane. Yego, bikomeye cyane, akabona papa ntagitaha, akabona mama ntakimubona nyine, cyangwa se muri izo ngorane zo kugirana amakimbirane mu rugo abana bikomerekeramo, bakanga imiryango, bakumva. Hari abana bavuga ati njye sinzashaka kubera abonye uburyo papa na mama babaye. Yego, bikomere. Kandi noneho ubwo bivuye ku bana, byavuye kuri bo ubwabo babiri bashwanye, bigeze ku bana babyaranye nabo ni ibikomere. Noneho ku muryango mugari, sebukwe, nyirabukwe, mama na papa, abafamiliye n'imiryango ibiri bayahuye. Yego, ndabizi. None iyo batandukanye iyo miryango irongera guhura, iba yatandukanye, nayigirana ibibazo. Naho hazamo imyanda n'amacu. Rero niyo mpamvu ngiye kugezana n'ubu ntavuga ngo divorce n'insinzi, n'insinzwe n'ugutsindwa. Divorce n'insinzwe pe. Banyarwanda namwe munkurikiye, mbifurije kutazagera tuganye ku musozo, ariko hari utuntu tugeze nko kuri tubiri. Ni utubazo nyine ngiye kubaza kandi uramfasha. Uravuga uti naratsinzwe, waduhaye nyine ingero nyinshi kandi nakubwira ngo komera. N'abadukurikiye ndatekereza ko ari commentaire bari buze kuduha. Uyu munsi Imana iguhaye andi mahirwe, sijyo? Mu by'ukuri ubitubwiza ukuri nkuko donc ubigaragaza nyine mu mvugo yawe. Byagenda gute? Hari umuntu ushobora guhura kavuga ati ariko umukobwa akenshi mbona abenshi babona kuri nk'umukobwa, sibyo wabibwiye kuko nta kimenyetso na kimwe, uri muto uteye utyo, akakubwira ati nagukunze, ndifuza ko dukomezanya ubuzima. Uwo muntu akinjira mu buzima bwawe, ntabwo byoroshye. Umunyarwanda buriya azi ubwenge, yaravuze ngo umwanzi aragashaka kabiri. Icyo ni icya mbere, ni igitutsi cyo. Umwanzi aragashaka kabiri, ntabwo nyine, ntabwo ari ikintu cyiza nyine, byabaho pe, ariko si ibintu wakwifuza mu buzima. Niba uwo mwashakanye uri isugi nawe ari imanzi, cyangwa se muri abo bibaho. Ngewe reka nkubwire, ntabwo njya nshira abantu urubanza. Hari abantu rwose barinze ubusore bwabo, abandi barinda n'ubusore. Mane baho umugisha, bakaba barabanye nta bana. Yego, umwe afite undi afite, bakabana bafitanye urukundo kugira ngo umbwire ngo urongera kubona umugabo uri buze kwakira abo bana bakiranye, harimo inshingano zitoroshye, mugirana urukundo ruzaramba, musazane. Ni ibintu bibaho, ariko bibaho gake cyane. Ubwo bishatse kuvuga ko wowe utekereza ko ibyo bintu bitashoboka kubera ko bafite? Ntabwo bitekereza ko bitashoboka, ko dufite ingero zabo byashobotse. Yego,
ariko nyine dukeneye inama zabo bakatubwira uko babigenje kuko ngewe mbitekereje n'ubwenge bwanjye numva ari ibintu bitanyoroheye ayiwe numva bitakoro ntabwo byoroshye nko gushaka aribwo bwa mbere nta bana nta kintu ugiye gukora umuryango wowe n'uwo mugiye gushakana no kujya gushaka ufite abana yenda n'ugiye gushaka n'afite abana ntabwo ari ibintu byoroshye ntabwo nabwira ngo biroroshye gusa nka kwa kundi babivuze ngo Imana iguhaye amahirwe amahirwe y'Imana yo numva ko ari ibintu Imana yo afite ukuntu yabateguwe n'Imana kandi buri Imana mu cyizere nyigirira numva yuko ibivuye mu biganza biba bitunganyijwe yego bivuye mu biganza by'Imana ntabwo nabyanga Imana ikumugisha mwinshi cyane akabazo ka nyuma wakomoje ku bana reka ngira akantu nkubazamo ku bana abantu babana bakagera kuri level yo gutandukana cyane cyane abanyarwanda baca umugani ngo y'intare zirwaniye ubwatsi nibwo buhagorerwa kandi haruza gukurikira kino kiganiro nawe ari muri zo debate zo kuba yatandukana na mugenzi we ariko wavuze uti aho kugira ngo bande n'umuntu akwice urubozo akubabaze mu buryo ubunubu mwatandukana ariko ukavuga uti hasigara igikomere ku bana niye message waha umuntu ukurikira ikiganiro kandi akaba ari muri izo nzira zimuganisha gutandukana n'uwo bashakanye reka mubwize ukuri niba abona hari ukuntu yahengekereza hari amahirwe niyo yabangana gutya yahengekereza icyo kintu ntikibeho namubwira ngo nakomera akomeza ahengekereza ko gutandukana kurenza ibiri kuba ko kanya ngewe ubivuga mfite experience wowe tuvugana undeba ufite icyo kibazo niba ubona uwo mwashakanye hari ukuntu wahengekerezaho mugakomeza mwahengekereza mugasenga Imana mukagisha n'inama kandi rwose mubishyizemo urukundo mukibukiranya ibihe bya kera muteretana mukarera n'umuryango mufite yego mugatekereza no ku muryango nyarwanda mwakomeza mukubaka kuko gusenya ntabwo usenyutse wenyine usenya umuryango wawe usenya societe nyarwanda usenya itorero usenya isi muri rusange umuryango burani byose nta kintu wabigereranya nacyo umuryango umuryango ndashimira Janete Kagame arakumva ndawiza arakumva muri minsi yakoze ikintu cy'indashyikirwa narifite ku mutima muri iyi minsi mu minsi yashize yatangije campaign y'umuryango yego barabidekaraye mu minsi yashize rwose nakomereza aho yubaka imiryango uriya se ko ari imfura y'u Rwanda kuri hari n'abandi bantu bashyigikira imiryango bakayigira inama batabara umuryango kuko umuryango urugarijwe merewe nabi kandi umuryango nyine usenyutse n'igihugu cyo gisenyutse yego sha tugize tubaye abanyarwanda bafite umutekano bafite isuku nk'iyo dufite bafite ibintu byose nk'ibyo dufite ariko tudafite imiryango mizima ntacyo twaba dufite yego sha byaba byiza rero dufite ibyo byose dufite tukongeraho n'iki n'imiryango myiza ishimira aho umugabo ajya gutaha kumva arishimye si urose akazi karangira ngo abonane na madamu aho umugore atinda gutaka avuga ngo mana ubu ndabona na sheri gute iyo miryango niyo twifuza mana duha imiryango ya Esther twagushimira ariko mu byo tuganiriye urumva hari akantu utavuze ngo dusaze ikiganiro kandi gatsika umutima ibyo kuvuga ni byinshi iyo ngeze ku muryango kubera uburyo numva umuryango wabaho ufite amahoro ufite umutekano umuryango nawe uvugaho byinshi ngewe nagize amahirwe yo kuvukira mu muryango mwiza papa na mama wanjye ndabashimira Imana ibaha umugisha yego kabisa nta mpagarara nigeze mbona iwacu nabonye bitanga kugira ngo tubeho mu bushobozi bwabo bavunika bakora barara amajoro bataha igicuku Imana ibaha umugisha nanjye rero nifuza umuryango mwiza nifuza umuryango mwiza yego nzi ibyiza by'umuryango mwiza nzi n'ibibi by'umuryango mubi yego ubwo rero Imana iduha imiryango myiza nibyo kabisa dushimire cyane niyo mukiza Esther
Imana imugire neza mu kiganiro ahaye Ino TV. Ni umutayeri yabibwiye, ni umusingo mada yabivuze, ariko ni umuntu nyine muganira ukumva ushize irungu, araseka ukizihirwa, ubundi akambara neza byahamye, akarebera mu maso nyine nkariya. Tumushimire cyane, yagize neza. Hanyuma kubera ko ari umutayeri kandi nkaba nzi ko abantu benshi mukunda kwambara, dusigamo nimero ye. Ushobora no kuyihamagara wenda udashaka ibyo kugira ngo ukoreshe imyambaro, wenda wamugira inama cyangwa se washimishwa n'ikiganiro twagiranye, ukamuhamagara, byose birashoboka. Ariko nsabe abadukurikiye, nimero dushyize mu kiganiro murayubaha, mukayubaha, umva mukayubaha nkuko mwiyubaha. Esther rero wakoze, Imana ikugirire neza cyane. Mwakoze, Imana ibamugisha. Yego, abadukurikiye mwagize neza, Imana ibagire neza. Ibiganiro bya Ino TV nakagaruka, nyewe nitwa MC Misango. Ino TV. Likinga, kora subscribe, gutya.